Ese mu buzima bwawe wigeze wibaza impamvu abantu benshi barangiza amashuri ariko bagakomeza kubaho mu buzima bubi, bagakomeza kubaho mu bukene, mu kwigunga ndetse bagakomeza kubaho muri iyi si bibaza cyangwa bashidikanya ku buzima bwabo bw'ejo hazaza? Ese amashuri yacu aduha ubumenyi bwo kubaho neza koko cyangwa dutoza kuba abakozi beza b'abandi? Iki ni ikibazo nanjye nibaza. Uyu munsi ngiye kukubwira amasomo 7 y'ingenzi utazigera usanga mu ishuri na rimwe, ariko azagufasha gukora mu mutwe, mu mutima ndetse no mu mufuka. Niba ushaka kugira ubu buzima bwiza, bufite intego, amafaranga, amahoro n'icyerekezo, ndagusabye iyi video ntigucike kuko ni wowe yagenewe. Mbere yuko utangira kumva aya masomo 7 ngiye kukugezaho agufitiye umumaro mu buzima bwawe, banza urebe hasi nimba wakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bigufitiye umumaro kandi biharanira impinduka mu buzima bwawe. Tudatinze, reka duhere ku isomo rya mbere mu masomo 7 nakugeneye uyu munsi. Isomo rya mbere tutazigera dusanga mu mashuri cyangwa se utazigera usanga mu mashuri wakwiga kaminuza zingana iki, wakwiga ku bigo bikomeye bingana iki. Irya mbere utazasangayo ntibazigera bakwigisha uburyo bwo kwimenya ndetse no kwiyobora. Ibi bintu ababa muri iyi si yo hanze batari abanyeshuri cyangwa se abo tubana muri iyi si ya buri munsi yo gushakamo amafaranga, ikintu cyitwa kwiyobora ndetse no kwimenya muzi uburyo gifite agaciro. Muri systeme y'amashuri ntibazigera bakwigisha na rimwe kumenya uwo uriwe, ntuzigera ubazwa na rimwe intego zawe, indangagaciro zawe cyangwa impano zawe. Oya, mu buzima bw'ishuri ikintu cy'ingenzi bazakubaza iteka, bazahora bakubaza amasomo bakwigisha, bazahora baharanira ko ugerageza kumenya cyangwa kumastaringa umurongo bifuza kugenderaho. Mbega inzozi cyangwa se ibyo education ya planinze ko ugomba kugenda ukamenya nibyo uzamenya, ntago ibyo wifuza ari byo uzahasanga. Mu gihe mu buzima busanzwe iyo utiyoboye, isi y'ubwayo irakuyobora kandi ikakuyobora uko ishatse. Isi y'ubwayo iyo wowe udafite umurongo wo kugenderwaho irawuguhada, ntago yakugirira impuhwe, kubera ko iyo wibuze muri iyi si yo yonyine ibasha kukubona. Kwimenya bigufasha guhitamo neza aho ushaka kujya, abo ushaka kugendana nabo n'icyo ushaka kuvamo. Ariko mu gihe cyose utiyizi, isi ari iri kuguhitiramo ibi ngibi, ikaguhitiramo aho ujya, isi ikaguhitiramo abo ugendana nabo, isi ikaguhitiramo ndetse n'uwo wavamo, nta kabuza ubuzima bwawe ntibuzigera bujya ku murongo, ntibuzigera buba stable na rimwe. Ikintu cyonyine wakora ni uko wagerageza buri munsi cyangwa wajya ufata umwanya wo kwitekerezaho, ugatekereza ku byiyumviro byawe, ukiyumva, ukamenya icyo wifuza ndetse ugatangira gushyiraho n'uburyo bwiza bwo kuvugana n'umutima wawe, bwo kumenyana nawe ubwawe kugira ngo ubashe kuba muri iyi si uzi n'icyo uri guharanira. Iryo ni isomo rya mbere utazigera usanga mu mashuri. Isomo rya kabiri kandi ry'ingenzi twakize, ryakabaye rifite na section ubundi umuntu agenda agahita bakavuga ngo nshaka gukurikiranira isomo. Ntuzigera wiga uko ifaranga rikorwamo nuko rikora. Iri somo ryo ntuzigera uryiga usibye wowe ubwawe kuba wakumva iki kiganiro ukazagira icyo risobanukirwaho, ariko iri somo ntuzigera ugira ahandi hantu uhurira naryo. Ubundi mu ishuri rikwigisha gukorera abandi, si ugukorera amafaranga yawe. Ibi bintu ushobora kuba utari kubyumva neza. Ishuri ntirikwigisha uko amafaranga akora, kandi ubundi muri iyi si iyo utazi uko amafaranga akora no kuyatunga ntibiba bikunda. Ntuzigishwa ukuntu amafaranga akora, ashorwa cyangwa acungwamo. Ibi ni ibintu by'ingenzi ubundi umuntu wese uri muri iyi si yo hanze azi neza ko asabwa kuba yaramastarinze kugira ngo atere imbere. Nimba ashaka impinduka mu buzima bwe, agomba kuba azi neza uburyo amafaranga ashorwa agatumwa kuzana andi mafaranga. Agomba kuba azi uburyo amafaranga acungwamo bidasabye imbunda, ahubwo bisabye ubwonko, bisabye kuba ufite ubwonko buzima, bisaba kuba ufite igitekerezo ku mafaranga, uburyo arerwamo kandi agakura. Iri ni isomo ubundi ngiye ku bwanjye ryakabaye rifite section umuntu akurikirana akagenda akayimastaringa neza. Ariko uko wakwigamo kose, uko washaka amadigri angana te, nta na rimwe ibi bintu uzigera ubyiga. Ahubwo igihe cyose
uzabaho wigishwa ukuntu waba umukozi mwiza, uzabaho wigishwa uko wakubaha amategeko y'ababosi bawe, birangire mu buzima bwawe bwose wisanze uri umucakara w'akazi ariko utarigeze na rimwe uba umubosi cyangwa se uba umubosi ku giti cyawe, umukire ku giti cyawe, uba umujejetafaranga. Mu gihe cyose iri somo nta hantu wigeze uhurira naryo ngo nawe ugire ubumenyi urigiraho. Mu ijambo rimwe, iyo udafite ubumenyi ku ifaranga uba ugiye kuba umucakara w'akazi ubuzima bwawe bwose. Kandi abantu benshi bicaranye amadiplome menshi, abantu benshi bicaranye amadiguri ahambaye, ibi bintu byababayeho, bisanze ari abacakara b'akazi k'igihe kirekire, kandi n'ubundi at the end muri retirement zabo bakisanga n'ubundi nta kintu bafite. Ngaho ndebera isi y'abanyabwenge cyangwa se ndebera isi abanyabwenge rema. Ntabwo ibigisha kuba abapatro, ntabwo ibigisha kuba ababosi, ahubwo ibigisha kuba abakozi beza. Ese ba bosi bazaba bande nimba abiga mu mashuri batigishwa kuba ababosi, ahubwo bigishwa kuba abakozi beza? Iki ni ikibazo nanjye nibaza. Gusa kuri wowe uteze amatwi iki kiganiro, ntabwo ndi buze kugusiga mu rungabangabo, ntabwo ndi buze kugutererana. Ikintu cyonyine wakora kugira ngo ugire ubumenyi ku ifaranga, umenye uburyo ifaranga rikorerwamo, nakurekomendinga ibitabo wazasoma nimba wifuza ubu bumenyi. Uzagenda usome igitabo cya Rich Dad and Poor Dad cya Robert Kiyosaki, cyangwa usome igitabo The Psychology of Money. Ibi bitabo bizagufasha gusobanukirwa neza imikorere y'ifaranga n'imicungire y'ifaranga niba wifuza gutera imbere. Niba wumva gusoma bikugora, niba wumva gusoma ari ikintu kikuvuna, ujye muri comment. Nimbonamo abantu 5 banditse basaba yuko ibi bitabo twazabivugaho, nabyo nzafata umwanya nze mbabwire ibyo bivugaho, nze mbabwire icyo ibitekerezo nyamukuru bibibamo bituma ubisomye wese asigarana ubumenyi ku ifaranga, asigarana ubumenyi bwo kumenya uburyo ifaranga rikorerwamo, uburyo ricungwamo ndetse n'uburyo rishorwamo. Reka turebe irindi somo tutazigera twiga na rimwe mu mashuri. Nta na rimwe tuzigera twiga critical thinking na decision making mu buzima bwacu, amashuri yose twakwiga. Ubundi mu ishuri bazatwigisha ntibazigera batwigisha na rimwe gutekereza mu buryo bwagutse. Oya, ibi ngibi ntago babikwigisha kureba beyond the limits, ahubwo ikintu cyonyine bazatwigisha ni ugukurikiza amabwiriza, ni ukutubwira ngo iki kigendana n'icyo, umweru n'umukara ntibigendana, cyangwa se umweru n'umukara biragendana, bitwara uko nguko byize. Ni ukukwereka ibintu bibaho, ibintu bishoboka, ariko ntibazigera bakwigisha ku exploring ibindi bintu. Ibi bintu batazigera batwigisha na rimwe mu buzima bwacu, birengagiza neza ko, cyangwa se abategura ibi byose birengagiza neza ko ubuzima tubamo tubikeneye. Muri iyi si, muri ubu buzima, dusabwa gufata ibyemezo bikomeye kandi bya buri munsi. Dusabwa guhitamo neza abapartner bacu mu buzima bwacu, dusabwa guhitamo imirimo dukora, dusabwa guhitamo ibyo twerekezaho amaso, dusabwa guhitamo ibyo twanga. Ibi byose ni ibintu wikorera wowe ku giti cyawe, ni ibintu mbega uba usabwa kuba waramasterinze gutekereza byagutse, kureba ikintu ugahita umenya igikwiye gukorwa, apana kureba ikintu ukakibonera mu ndorerwamo ya formula wigishijwe. Kuko formula, iyo twese tuzi ibintu bimwe, impinduka zagaragara gute mu isi? Twese dukora ibintu bisa muri iyi si yatera imbere ite? Abahanga babayeho muri iyi si mu bushakashatsi cyangwa mu buvumbuzi, nuko bagiye batekereza bya bindi byitwaga ko bidashoboka bakabigira ibishoboka. Iyo hataza kubaho umuntu utekereza ibyo abantu babonaga nk'ibidashoboka nka Nikola Tesla, ntago muri aka kanya twari kuba turi kuvugana ku matelefone yacu, ntabwo muri aka kanya twari kuba dufite umuriro w'amashanyarazi. Iyo hataza kubaho abantu batekereza ibidashoboka bakabigira ibishoboka, ntabwo muri aka kanya twari kuba tubona amamodoka atambuka, ntabwo muri aka kanya twari kuba tunabona ikijumba bagikoramo biswi. Abantu bonyine bahisemo kuba bavumbuzi cyangwa kudakurikiza formule, nibo bonyine bagiye bavumbura ibintu bifitiye umumaro iyi si, nibo bagiye bateza imbere iyi si. Ariko ibi ngibi nta na rimwe twigeze tubyigishwa, cyangwa se tuzigera tubyigishwa mu mashuri yacu. Icyo nakubwira cyangwa se inama naguha we wifuza guhindura iyi myumvire,
ni uko wajya utangira kwibaza impamvu y'ibintu byose ukora, aho kugira ngo utangire gukurikiza ibyo abantu benshi bakora cyangwa se ibyo abantu benshi bemera ngo nawe ugendere muri icyo kigare. Nka social media, ukabona ibintu biri social media abantu benshi bari kumva kimwe, nawe ugahita ufata umwanzuro wo kubyumva uko. Oya, byumva uko ariko uzi n'impamvu yabyo. Cyangwa se ugasanga abantu bahisemo kunyura inzira imwe, nawe ugahita uvuga ati ubwiye ngiyi yari yinyuzwemo na benshi, ubwo niyo bro cyangwa sister. Nta wihuta cyangwa se nta rugendo abantu bumva ruryoshye nko kuyoba muri igihiriri. Ariko buriya niba hari ahantu hambere hava igisubizo, ni hahandi kizima kandi kiryoshye, ni hahandi ufata umwanzuro wo gukora ibyo abandi banze gukora, ufata umwanzuro wo kuba wawundi abandi banze kuba, ubundi warangiza ugaharanira impinduka muri bya bindi byose byabateye ubunebwe. Abantu muri iyi si banga ibintu bigoye, abantu muri iyi si banga ibintu biruhije. Niyo mpamvu ahantu hose uzasanga abantu benshi ariho berekeje amaboko cyangwa se ariho berekeje amaso, nuko aho ngaho ariyo nzira iba yoroshye, niyo nzira iba isa nk'aho ari inzira ya bugufi. Wowe jya ubanza utekereze, sinkubwiye ngo ntugakurikize ibyo abandi bakora, ariko mbere y'uko unabikora ntukabikore kubera ko abandi babikora, ahubwo bikore kubera ko uzi impamvu bikora. Iyo niyo nama nakugira. Ikindi kintu utazigera usanga mu mashuri cyangwa se utazigera wumva na rimwe bakubwira ubwiza bwacyo mu mashuri, kandi ari ingenzi kumenya, mu ishuri ntibazigera bakubwira ibyiza byo gutsindwa, ahubwo bazahora bakubwira yuko gutsindwa ari iherezo cyangwa se gutsindwa ari iherezo ry'ibyiza. Mu ishuri iyo umuntu atabonye amanota meza cyangwa amanota asabwa, iteka ahora abwirwa ko ari umuswa, ahora abwirwa ko yatsinzwe. Nyamara mu buzima gutsindwa ni igice cy'ingenzi cyangwa se ni igice cyiza cy'inzira y'intsinzi. Ubundi iyo utsinzwe, gutsinda biba bishoboka. Buri muntu wese wagize icyo ageraho muri iyi si yaciye mu gutsindwa inshuro nyinshi. Reba nk'abantu baba barabuildinze ama business akomeye kuri iyi si, nka za Apple, abafounder ba Apple, abafounder ba za Facebook, abafounder ba Tesla. Iyi modoka niyo brand y'imodoka nshyashya ibayo mu isi, ni na fondateri wa za SpaceX n'ibindi. Ubu usanga bano bafounder, bano ba boss, bano ba billionaire, bano ba millionaire tubona, baba baragiye batsindwa inshuro nyinshi, baba baragiye bashora bagahomba inshuro nyinshi. Ariko ibyo byose byabaga ari cyangwa se urufunguzo rugenda rufungura imiryango y'intsinzi. Inshuro nyinshi yatsinzwe nizo zamubyariye gukora ikintu kirambye kandi kizamara imyaka myinshi yo kubaho. Nta na rimwe bigeze barema amashanyarazi ngahita atangira gukwirakwizwa hano mu nzu nk'uko ari mu mazu yacu. Nta na rimwe umuntu yigeze akora radiyo ngahita akora radiyo nziza abantu bagendana mu mifuka yabo. Ntabwo telefone ya mbere yabayeho yari telefone nzima nziza yo kugendana mu mufuka. Ntabwo imodoka ya mbere yabayeho bayikoze umunsi umwe cyangwa bayikoze ijoro rimwe ngo bahite batangira kuyigendamo. Ibyo byose ni imishinga ifitiye isi umumaro, kandi ba nyiri kuyigeraho icyo bari bafite ni kimwe gusa, bari bafite vision. Ariko baratsindwaga bakabona amakosa yabo ahari bakajya kuyakosora. Ibyo bibabyarira gukora ikintu kirambye. Nawe utekereza ko ibintu byose ukora bizahora biri perfect, bigomba kuba biri perfect, ni hama depression yava. Iyo utsinzwe uhita utangira gucika intege, iyo utsinzwe uhita utangira kumva ibintu byawe byose ubirekeye. Kandi ibi byose ingaruka zabyo ni amashuri akumvisha ko gutsindwa ari ikizira, gutsindwa ari icyaha. Nyamara gutsindwa wagafasha iyo opportunity yo kuba watsinzwe, ugatangira kuyifilinga, ugatangira kwigishwa uburyo ugomba kwinyuramo, ukareba ikosa ryawe. Gutsindwa ni urufunguzo rwo gutsinda ubundi mu buzima busanzwe, ariko mu ishuri ho ntabwo ari uko nguko bimeze. Icyo nakubwira cyangwa se ijambo nagusigira kuri iri somo ni uko mu buzima bwawe utagomba gutinya gutsindwa, ahubwo gutsindwa bibone nk'urufunguzo rw'intsinzi mu buzima bwawe. Ntugatinye gutangira ibintu ngo hari ibyo utaratunganya neza. Oya, wowe tangira ibintu byawe uko biri kose, ibizapfira muri ibyo bintu uzamenya aho bipfiriye, naho wongera ugaruka wakosore. Ikintu cyonyine ugomba kuzirikana mu gihe cyose uri ku rugendo rw'iterambere ni ukugenda witwaje ijambo rimwe, kudacika intege. Ijambo ryitwa consistency niryo ryonyine rizagufasha
gutsinda. Wowe watwawe no kumva ko ibintu byose ukoze bigomba kuba perfect, utsindwa rimwe ugahita giving up, wowe n'intsinzi ntago mufitanye isano kabisa. Irindi somo ry'ingenzi utazigera usangayo mu ishuri, bakwigisha solo working cyangwa se kwikorana. Nta na rimwe bazigera bakwigisha gukorana n'abantu. Amashuri ahora atubwira yuko ikintu cyitwa gushyira hamwe atari cyiza, through mu kwiga wenyine, through mu kukubwira ngo ukora ikizamini nta gukopera ntaki, nyine ugasanga utuntu twose ni ukwikunda, utuntu twose ni ukwikubira utwuzi. Nyine ikintu cyitwa gukorera hamwe ari ikintu kigoye. Aho kukwigisha gukorera hamwe, ahubwo bakwigisha guhangana n'abandi. Ariko ngiye ku giti cyanjye numva ishuri ryakatwigishije cyangwa se ryakabaye n'uburyo bwiza bwo kutwigisha gukora umubano ukomeye n'abantu bafite indoto cyangwa se icyerekezo gisa n'icyo dufite. Mbere na mbere, mu gihe cyose ishuri ryabashije kutwanlokingira potential cyangwa se kudufungurira imiryango cyangwa se imboni zacu zo kubona neza ibyo twifuza ndetse no kubidevelopa, ryakabaye inzira nziza yo kuduhuza n'abandi bantu bari ambitious, n'abandi bantu bafite inzara n'inyota yo kuba abo twifuza kuba bo, tugahura, kuko ibitekerezo byanjye n'ibitekerezo byabo turamutse tubihurije hamwe nibwo bwonyine twabasha gukora ibindi bintu bikomeye biruta ibyo njyewe nagakoze ku giti cyanjye ndi umwe. Ikintu cyonyine nakugiramo inama wowe ubyumva cyangwa se wowe ubibona uko tangira kuvuga neza, kwitwara neza, gushyira mu gaciro ndetse no kubaka networking cyangwa se network n'abantu b'ingenzi cyangwa se n'abantu ubona ukeneye mu buzima bwawe. Uyu niwo mutungo ukomeye kurusha amafaranga, niwo mutungo ukomeye kuruta imitungo yindi we witaga imitungo ng'amazu ibiki, kuko igihe cyose uri kumwe n'abantu cyangwa se wa networkinze n'abantu muhuje inzozi, muhuje icyerekezo, nta kabuza ibitekerezo byawe nubihuza n'ibyabo bizabafasha gukomera, bizabafasha kuvamo ikintu kirenze icyo mwebwe mwifuzaga. Ibyo nibyo bita beyond limits. Isomo rya gatandatu ribanziriza isomo rya nyuma ngiye kukubwira wakabaye warize mu mashuri utigeze wigishwa, ariko ubu ngubu ngiye kugufasha gutekerezaho wenda wowe waryigisha. Ni isomo rijyanye n'imyitwarire ijyanye n'imigambi wifitiye cyangwa se kwitwara bijyanye n'inzozi zawe. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ko bifuza kuba abakire, ariko imyitwarire yabo wayitegereza, wayireba ukabona ntijyanye na gato, nta n'ahantu ihuriye n'icyo bavuga ko bifuza kuba. Ubundi ntibakwigisha discipline mu ishuri, ntibazigera bakwigisha ya discipline. When I'm talking discipline, nizere kuri kubyumva ko nari kukubwira gusuhuza abantu ngo n'amaboko abiri ngo wubitse umutwe, oya. Ahubwo ndi kukubwira gushyiraho amategeko n'amabwiriza agendanye n'uwo wifuza kuba we kandi ukanayakurikiza. Ibyo niyo discipline ngewe mba ndi kuvuga. Mu ishuri rero ntibazigera bakwigisha gushyiraho iyo discipline, ntibazigera bakwigisha kugira consistency cyangwa se ibyiza bya consistency no gushyira mu bikorwa ibyo wiyemeje. Abantu benshi uzasanga ahubwo barangiza kwiga ari n'abanebwe. Usanga inzozi zabo bazigira ziba ziri mu mutwe, nibyo bafite ibitekerezo bizima, ariko ikintu cyitwa kujya kubiharanira wapipe ntago ibyo ngibyo bajya babyigishwa na rimwe mu mashuri. Ikintu cyonyine nakugiramo inama yo gukora nuko watangira kuba umuntu ufite gahunda, ukamenya icyo ugomba gukora buri munsi kikwerekeza ku nzozi zawe, niyo byaba isaha imwe, niyo byaba iminota 30, ariko iminota 30 cyangwa isaha imwe wicaye uri gutekereza ku nzozi zawe, cyangwa wicaye uri gukora ku kintu gifitanye isano n'icyo wifuza mu hazaza hawe, brother, trust me, iyo minota ntabwo ari mikeya. Yes. Isomo rya karindwi ari naryo somo rya nyuma nateguye muri iki kiganiro. Mu ishuri ntibazigera bakwigisha kumenya igihe cyawe n'uko ugikoresha. Oya, ibi ngibi byo ntabwo uzigera ubyiga pe. Ntibakwigisha ko igihe cyawe ari wo mutungo wawe wa mbere ufite uruta n'amafaranga, kuko igihe nicyo kizana ibyo byose, nicyo kizana ayo mafaranga, igihe nicyo kikugira umupapa, igihe nicyo kiguha inshingano. Abahanga bavuga ko umuntu wese ubasha kumenya igihe, cyangwa se bavuga ko uko
ushushanya igihe cyawe cyangwa se uko ukoresha igihe cyawe ari bwo buryo bwonyine bwo guha forumire ahazaza hawe. Ikintu cyonyine wakora cyangwa se ikintu nawe nagusaba gukora nimba wifuza gukoresha igihe cyawe neza, tangira gucunga igihe cyawe nk'uko abantu bacunga amafaranga yabo. Tangira ukore liste y'ibyo ugomba gukora, tangira ugire ibyo prioritizinga mu buzima bwawe, ugire n'ibindi bintu wirinda byose bikudistractinga. Tangira ubeho ubuzima bufite umurongo, bufite icyerekezo, urekere kubaho nk'umuntu uri guswinginga mu kirere umeze nk'urupapuro ruri mu kirere, uva ujya ariko utazi impamvu. Tangira buri kintu cyose ukoze ugikore uzi impamvu. Tangira we wishyirireho table, uvuge ati umunsi wanjye ugomba kugenda uku, nubwo utagenda uko nguko neza nk'uko wabipanze 100%, ariko byibuze mu minota igize umunsi habe harimo iminota nawe utakaza urimo urubaka ejo hazaza hawe. Mu gihe ndimo gusoza iki kiganiro, icyo nasiga nkubwiye nuko amasomo ukura mu buzima bwawe ariyo mashuri yawe nyakuri. Nta muntu n'umwe uzaguhatira kubaka cyangwa se kugira neza ejo hazaza hawe. Ni inshingano yawe. Niba udahagurukiye kwiga ibintu bishyashya ngo uhagurukire gukora bya bindi byose ubona bisa nkaho bikugoye, bya bindi biguteye ubunebwe, brother cyangwa sister, uzasaza wicuza, uzasaza wumva warabaye igikoresho mu buzima bw'abandi, uzasaza nta munezero ufite. Hitamo kuba umuntu uhorana inyota yo gukura, kumenya no gutekereza neza ku hazaza hawe. Hitamo kubaho umuntu ubaho mu buzima bufite intego, butangwa cyangwa se bushingiye ku bitekerezo byawe. Ibi ngibi byonyine intwaro ya nyuma nakubwira yabigufashamo ni ugusenga. Reba hasi nimba wakoze subscribe, kandi ntiwibagirwe kuma like ndetse n'igitekerezo cyawe cy'uburyo wumvishemo iki kiganiro. Ikiganiro Isi y'Abagabo nakagaruka. Ciao ciao.